Hello guys, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Niba uri mushyashya hano ngiye nitwa Cyusa Edouce. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakosa dukora mu myambarire yacu kandi tugomba guhindura. Hari umuntu ukora ikintu ariko akaba azi ko kuri we atari ikosa kandi wenda muri rusange ari ikosa. Rero aya ni amakosa atandatu dukora mu myambarire yacu tugomba guhindura kugira turusheho kuba abasirimu, kugira ngo turusheho kwambara tukaberwa. Rero nimba utarakora subscribe cyangwa nimba uri mushyashya, ndakwinginze ngo ukora subscribe, ukande ku kazojya kari ku ruhande kugira ngo ninzajya na-uploadinga video uzajya ubona aka notification. Tudatinze rero, ikintu cya mbere ugomba kwirinda nimba iri kosa ugomba kurikora buri ikosa rya mbere ni ukwambara imyenda n'inkweto bitadukwiye. Nimba uzi kuri ko riri kosa ukavuga ati ngiye ku isoko nambara 37 ndagura 35 y'inkweto, rwose iri kosa ndakwinginze ngo urikosore. Urukweto rwa 36 wambara ukajya kwambara 35, wumva ko izo nkweto zitazakurya. Inkweto kandi zikurya ukagenda ukimbagira mu nzira kwako inkweto zakuriye, umuntu wese abona ko inkweto ziri gukura. Ni ikosa pe, ni ikosa. Tugerageze tugure inkweto zidukwira, umva nyine ziri mu kirenge cyawe. Rega aho kugira ngo urukweto rukurye, moncheza ni rwamba runini. Kandi ndabizi ko hari abantu bavuga ngo urukweto runini nyine urukweto rugukwira, ngo runini ngo rwica style. Aho kugira ngo ugende ukimbagira mu nzira abantu baguseke, bagenda bavuga ngo uriya munsi umusirimu, umuntu w'umukobwa ungana kuriya, umuntu w'umugabo ungana kuriya, umuntu w'umupapa ungana kuriya cyangwa umudamu yakagombye kujya ku isoko akagura urukweto rutamukwira, kandi ari abibona ko rutamukwira koko, ngo nuko ushaka kutica style. Ndabinginze rero twambara inkweto zidukwira. Iryo kosa nimba uzi ko wajya kujya ku isoko ukagura nimero itajyanye n'ikirenge cyawe, ndakwinginze ngo uyikosore. Ikindi ni imyenda ugasanga yambaye nk'ishati kingana kuriya pe, yambaye n'intuzi, ibintu bitagukwira. Si wanashatse no kuvuga ngo nambare oversize uyu munsi, ahubwo ni kwambaye imyenda binini cyane bitagukwira, ugasanga si bigufitinze, si biri fit ya kuri wowe. Rero byibuza nimba wanambaye n'imyenda ya oversize bigaragara, ariko se wambaye ipantaro n'urugero mu nda ntigukwira, uri kugenda uzamura ipantaro wakataje mu nzira, mu muhanda, mu bantu. Ibintu byo kwambara imyenda minini kuri twebwe ntabwo ari byiza, minini nyine itadukwira. Kuko iyo mvuze ngo minini mba mvuze imyenda itagukwira, kuko hari n'uwambara minini ari oversize ariyo style yiwe. Imyenda itagukwira nshatse kuvuga ni ya yindi uba usanga wambaye ipantaro itagufashe mu nda, wasanga wambaye ijipo itagufashe mu nda, usanga wambaye nimba ari ikanzu ugomba kugufata mu nda ugasanga haradabadaba, kandi yakagombye kuba igufashe mu nda. Kwambara rero imyenda itagukwiriye si byiza, kwambara imyenda inkweto zitagukwiriye si byiza. Ibintu bitagukwiriye ntabwo ari byiza kubyambara, ibyo ni ikosa ugomba kwirinda. Nimba ugiye kugura ipantaro, menya ko ipantaro igomba kubigufasha mu nda. Wigura ipantaro uvuga ngo nzayigabanyisha, ukanigira ubura n'umwanya kandi ukeneye kuyambara, ugasanga ugiye uzambura mu nzira nta n'umukandara ufite mu bishyimbo. Ikindi nicyo ikizo nkweto nyine, nk'abantu twambara ama high heels pe, hari igihe ujya kugura high heels ukagura high heels kurya, ushyiramo ikintu nk'abacuruzi bakagushuka ngumva ngo yijyane ngo izakweduka byahehe. Ikindi kintu cya kabiri ni iki, kwerekana ibice by'umubiri wawe byose. N'urugero wambaye urugero agasengre, agashati gaciye amaboko, ugasanga hano hose haragaragara, naha mu gatuza ka gashati karamanutse kageze hano, amabere yose aragaragara, ugasanga hano ni na mukondo wazi, ugasanga ibice by'umubiri wawe byose wabishyize he, wabishyize hanze. Si byiza. Nimba ubona agashati kawe gafunguye hano mu gatuza, byibuza gerageza nimba ugiye kukagura ubona ko gafunguye hano mu gatuza, byibuza kaba kagisute kakwambitse ku maboko.
cyangwa niba uvuga ati byibuza nimba ari mukondowazi cyangwa ari kagufi bivuze ahandi kaba kanyambitse, ariko usanze wambaye imini igeza hano hose haragaragara, wambaye akantu kadafite amaboko hano hose haragaragara, mu gatuza haragaragara. Ibyo bintu rero ntabwo ari byiza, ni ikosa dukora mu myambarire, kandi bishatse warihindura, ntabwo bigaragara neza pe. Byibuza nimba ushaka kugira ute kugaragaza ahantu hamwe na hamwe, hagaragaza ariho honyine, ni nabyo byiza by'ibisirimu, ni nabyo bikubera. Ariko wambaye crop top igeze hano ngo ube wambaye n'ipantaro igeze hano, cyangwa wambaye na mini, ntabwo bigaragara neza. Abana banjye tugerageze dukosore iryo kosa ryo kuvuga ngo nimba wambaye ahagaragara mu gatuza, amaboko abagaragara, amaguru abagaragara, hoya presiza ahantu hamwe hagaragara. Rero iryo kosa ryo kuhangura urambara ubusa ahantu hose, ndagenda mbaha ama example y'ayo makosa tugenda dukora, kandi ntabwo biba bisa neza. Indi kosa rya gatatu dukora ngo tuvuga ngo twarimbye, ngo dusa neza, ngo tugeze, kandi mu by'ukuri ari amakosa tugomba gukosora y'imyambarire. Kwambara ibintu, kwambara nk'amashanete menshi, ugasanga mu ijosi wambayemo shanete ya made in Rwanda, wambayemo shanete isanzwe, wambayemo urunigi, mbese mu ijosi ryawe harimo nk'ibintu bigeze kuri 5. Ku maboko hano wambaye isaha, ubukomo bugeze hano wambaye twa dusaro twadutse, ugasanga ibintu wambaye mu by'ukuri ni byinshi. Wambaye amaherena y'ibigurudumu ageze hariya, ayo ni amakosa mu myambarire. Nimba ushaka kwambara amabiju, hitamo uvuga ati ndambara ku isaha, ndambara isaha, nambare na shanete, amaherena nintayambara ntacyo bitwaye. Byibuze uvuga ati n'irindi kosa tujye dukora, ugasanga wambaye shanete igeze nk'aha ngaha, wambaye iherena rikora ku bitugu. Si ubona utagize ute, ubona utahishe shanete yawe. Shanete icyo gihe ntabwo igaragara, umuntu wese aba yibonera amaherena. Nimba wambaye shanete ndende, byibuze gerageza ushyireho amaherena magufi. Nimba wambaye amaherena magufi, ambara shanete. Rwose gufata iherena rikora ku bitugu ukambara na shanete ntabwo ari ibintu bizima, ni amakosa. Ayo makosa abantu banjye mbibutse ko ndi kubabwira amakosa dukora mu myambarire tugomba guhindura. Nimba uzi ko wajya gukora muri ano makosa 3 mvuze mu myambarire yawe, ndakwinginze ngo ubikosore. Rero amabiju menshi ntabwo ari meza, ugaragara nk'aho uri umuntu w'ibinyabikabyo byinshi cyane, kandi mu by'ukuri wakagombye kwambara utuntu dukeya, ibintu bigacamo bikarushaho kugira gusa neza. Ikindi kintu cya 4 ni iki? Kwambara amarogo menshi. Amarogo menshi nshatse kuvuga niki? Usanze wambaye inkweto za Adidas, wambaye ipantaro iriho Nike, wambaye umupira uriho Versace, wambaye amarogo ngiye ntabwo nzi make, ariko mwe muyasobanukiwe ndabizi ko muri mumbwira ubwoko bw'amarogo muze muri comment. Uvanyemo ayo ya Adidas, ya Nike, ya nzi make, nzi nk'amarogo atageze kurana hari, ariko ugasanga nyine buri kintu cyose wambaye ku mubiri wawe cyose gifite logo ukwacyo. Rero kwambara amarogo menshi nabyo ni amakosa, nta nubwo ari byiza, nta nubwo bigaragara neza. Rwose ndabinginze ngo nimba wakoraga iryo kosa ryo kwambara amarogo menshi, ndakwinginze ngo urikosore. Ndabizi ko bizagufasha, uzarushaho kuba umusirimu wa nyawe. Ikindi kintu cya 5 bantu banjye, iki nicyo tugomba kwitaho cyane: kwambara imyenda ahantu utakagombye kuyambara. N'urugero, ukora muri office, ugiye ku kazi ku wa mbere wambaye kora. Ibyo bintu si byiza, si bigaragara neza. Nimba uzi ko wajya kubikora, musheza bicikeho, ni ikosa. Ukora muri office ku wa mbere, mu myenda yose wateganyije kwambara ukuyemo kora, ubu yambaye ugiye muri office ku wa mbere. Iryo ni ikosa pe. Njyewe ubwanjye nanjye rirambangamira. Kora wayijyana muri weekend ku kazi, kora wayambara mu rugo, ariko si yo kujyana muri office ku wa mbere. None wakagombye kugenda ukeye, uri fresh, usa neza,
mbese hano akavuga ati wawe uriya muntu azi ibyo yambara, asobanukiwe ibyo yambara. Ariko kwambara imyenda ugasanga nk'umuntu agiye hese, agiye muri interview yambaye imyenda ishashagirana wagira ngo agiye mu kirori gisanzwe, kandi agiye muri interview mashezame. Kandi pe ntababeshye mbibi yakabanga, interview igira imyenda yayo, interview igira imyifatire ugomba kugenda wambaye, imyifatire ugomba kuba ufite, imyenda ugomba kugenda wambaye, ku buryo umuntu ugukoresha interview avuga ati wawe byanga bikunda, nubwo uriya muntu atasubije ibibazo byose twamubajije 100%, ako byibuza yaje yambaye neza, arakeye, ariyubashye. Ariko se ufashe ikanzu iciye amaboko, irashashagira, iriho bling za danje, urangije urayikubise mu gihe muri interview, uragenda none wenda n'urugero ni nko kuzuba, umuntu uri gukoresha interview yazuba rikaza rigapika kuri ya mabling, rikatarigera rireflecta kuri bantu bari gukoresha interview. Mva nuko baba batabikubwira, ariko hari igihe hari umushaka kuvuga ati mva rwose tubabarire uri kutumira amazi, cyangwa kugira ngo akumve aho se, kugira ngo uhitemo umwenda wo kwambara uje hano wagendeye kuki. Ngaye baza umuntu akubaje ikibazo nk'icyo muri interview, wowe uzi kwambaye ibintu bya bling bling, urumva atagusomye mu mutwe. Rero ndabinginze ngo ikintu kivuga kijyanye n'imyenda tukiteho, amakosa y'imyenda ndashaka ko tuyacika muri uyu mwaka. Umva ikintu kijyanye n'umwenda abantu banjye, umva ndashaka ko tuva ku rwego rumwe tukajya mu rundi. Si bisaba rero ibintu bya danje, ni kugenda wiga gake, kuko nanjye ntabwo nari umuntu ubizi, kandi no kugeza n'izi saha ntabyo ndamenya byinshi pe, ariko byibuze bike by'ibanze ndabizi. Niyo mpamvu mba nshaka kuvuga ati ibyo nzi nanjye mbibahuguremo, nawe byagufasha pe, byagufasha. Rero mbonero no kukubwira ngo amabanga 6 nabagiriye, amabanga 5 nabagiriye yagufasha kuberwa. Ndakwinginze ngo iyo video ugende uyirebe, noneho urahita uza kuri ya makosa 6 ukora mu myambarire, urasanga bihabanye cyane, urasanga hari ibintu ugomba kugira ugomba kureka byanga bikunda muri uyu mwaka. Rero ndakwinginze ngo aya makosa uko angana, nimba uzi ko wajya kuyakwama, hari igihe utayakoraga yose, ariko hari ayo wakoragamo, uyirinde unayakosore. Burya ikintu cya mbere kibaho ni ukumenya ahantu wakoze ikosa ukanahakosora. Rero ni mu mwanya wawe wo kwisuzuma ukareba ikosa rya nyuma tugomba kwirinda, ni ukugira ute, ni ukujyana n'ibigezweho, kwambara imyenda igezweho ako kanya. Kwambara imyenda igezweho ako kanya icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki: hari yasohoka imyenda ukabona byanga bikunda iyo myenda ni y'abantu bananutse cyangwa ni y'abantu badafite ibiro byinshi, ugasanga wowe ubyibushye nawe wagiye gukubitamo uwo mwenda. Imyenda yose masheza misi uko isohotse siko tugomba kuyambara. Icyo kintu tukimenye, icyo kintu tukiteho. Ugasanga hasohotse imyenda, urugero ipantaro n'agapira gafite umukondo, gafite udushumi bafunika mu nda, kandi mu by'ukuri wowe ufite mu nda hatari hato, ugasanga nawe urayiguze ugiye uri kwerekana iki inda, abantu bakagenda baguseba. Rero nicyo nshaka kubabwira ati iki kintu tugikosore cyo kumva ko umwenda wagize ute, umwenda wose wasohotse ugomba kuwambara. Ugasanga n'umwenda hasotse imyenda ya mukono mmoja, kandi mu by'ukuri nkaha wowe ufite inkovu nka 600, urumva umwenda ukwiye kwambara ko tudakuyeho bya bintu byo kuvuga ngo, tutagendeye kuri bya bintu byo kuvuga ngo umutwari yakiriye tugomba kwambara byose. Umva rero ikintu cyo kuvuga ngo umwenda wese wasohotse, ugasanga hasohotse nk'imyenda y'abana bari hagati y'imyaka 20 na 25, wowe ufite imyaka 32 tugiye kuyambara. Cyangwa ugasanga hasutse amakanzu meza ariko niyo abantu bakuru wenda bari mu myaka 40, nawe ugiye gukubita uko bati iriya karanda yikunda ukabura ubuzira wambaye. Ntabwo ari byiza rero kujya kwamba kumva ko ikintu cyose cyasohotse ugomba kucyambaraho.
hari igihe kiba kikubereye, hari igihe kiba kitakubereye. Rero nizere ko aya makosa mbabwiye mugomba kuyarebaho mukayakosora. Niba uzi ko hari ayo wajya gukora uyakosore, kugira ngo turusheho kugendana mu mujyo umwe wo kwambara tukaberwa, wo kwambara tugasa neza, wo kwiyitaho ku mpande zose, ahantu hariho hose. Ndabakunda cyane rero. Niba uzi ko iyi video hari umuntu yagera yafasha, wajya gukora andi makosa ukabona ukabasubumana uriya muntu, yimusangize ayirebe, ndabizi ko iri bumufashe. Umushishikariza no kujya kureba video nabakoreye y'iki y'amabanga ageze kuri 6 wagira ute wamenya kugira urusheho kuberwa. Sharinga rero, nimba kunze ikiganiro ukore like, ume comment, kandi comment zanjye ntabwo nazibagiwe, muzibe mumbwire ayo marogo agiye atandukanye mugiye muzi. Ndabakunda cyane rero. Wambonera kuri social media, unkurikirana kuri Instagram Cyusa Edusenya Aniston, TikTok Cyusa Edusenya Aniston. Kandi ushaka ko hari ibintu hari ubundi bufasha cyangwa hari ikindi kiganiro twagirana, muri description box harimo email yanjye, wanyandikira, nta kibazo ngenda hari nagusubiza. Ndabakunda cyane rero. Bye bye.